bahura bwa mbere bahuriye he? Byafashe igihe kingana gute ngo Fleury abwire Bahavu ko amukunda? Yamubwiriye hehe ko amukunda? Ese Bahavu yabyakiriye ate Fleury akimara kumubwira ko amukunda? Bahavu ni umukinnyi wa filime kandi akaba n'umwanditsi mwiza wa filime nyarwanda. Muzakina harimo impanga series, urukundo rw'inzitane ndetse n'izindi. Fleury Ndayirukiye ni umugabo wa Bahavu, dore ko ari we manager we ndetse akaba na producer we. Bahavu kuri ubu afitanye umwana umwe na Fleury w'umukobwa witwa Amushyira. Ese inkuru yabo y'urukundo yagenze ite? Ese bahuriye he? Fleury yabwiriye he Bahavu ko amukunda? Bakundanye ryari ndetse babanye ryari? Aho ugiye kubana nanjye niyo nkuru Karine, naho iyi ni niyo nkuru media. Ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe hano kuri niyo nkuru media. Nkanatekereza ko umeze neza, wowe utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushobora kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Bahavu bahura bwa mbere, ese baba barahuriye he? Uyu Bahavu na Fleury bahura bwa mbere bahuriye he? Bahura bwa mbere bahuye mu mpera z'umwaka wa 2015, aho bari muri projet, bari barimo gutegura filime. Bahavu aza muri casting nuko ahura na Fleury. Fleury aramubona atambutse aho bari barimo gukorera. Nuko Fleury akibona uwo mukobwa wuje uburanga, uwo mukobwa w'inzobe cyane mwiza, Fleury abwira umucuti bari bahagararanye bari kumwe, aramubwira ati wampamagariye uriya mukobwa akaza nkamutireta. Bahavu mu gutambuka ariko we yarabyumvise, areba inyuma aravuga ngo uvuze ngo iki? Fleury mu musoni nyinshi cyane ati oya, ati ntabwo ari njye ahubwo n'uyu turi kumwe bivuze. Nuko Bahavu arikomereza. Nyuma rero basubiye aho bari barimo gukorera casting, nuko Bahavu bamuha role nto cyane muri iyi filime. Yari afitemo akarore gato cyane. Ku munsi wa kabiri se bongeye bahuriye he? Ku munsi wa kabiri bahuriye muri shooting ya filime. Fleury ariko yari afite kamera, nuko mu kugira kamera arongera arabuka wa mukobwa mwiza asa nkaho yari yakrashingiye. Baramwegera
wageze mu rugo amahoro? Bahavu nawe ati hey, ati nagezeyo amahoro. Fleury ati ndaza kuguha ya mafoto. Bahavu nawe ati yego yego nta kibazo. Nta rindi jambo Bahavu yongeyeho. Fleury ku mutima ati ubu ndabigenza nte ko mbona nta magambo menshi afite, ko ndeba bigoye uyu mukobwa nta magambo yandi afite. Nuko Fleury aza kumwoherereza ya mafoto. Bahavu aramushimira ndetse anamubwira ko ya mafoto amuhaye ari meza, hata ya mafoto ni meza rwose. Fleury akazajya akomeza kumwandikira ati bonjour, morning, bonne nuit n'utundi tujambo dutandukanye, ariko akamwandikira ibyo gusa byonyine akaba ari byo bavugana. Undi munsi wa gatatu baba barahuriye. Undi munsi wa gatatu Fleury yahuriye hino uyu Bahavu. Undi munsi wa gatatu bahuriye mu rugo kwa Fleury bagiye kureba uko filime yagenze kugira ngo be bafata umwanzuro wo kuyisohora. Nuko Fleury arongera abona Bahavu, ariko Bahavu mu kuza yaramuhobeye bisanzwe. Nuko akimara kumuhobera amusuhuza, Bahavu ntabwo yahatinze kubera ko niwe muntu wahagurutse, niwe muntu wagiye mbere mu bantu bari aho, kubera ko Bahavu yari afite indi gahunda yo kujya muri repetition kuko icyo gihe yabaga muri kohari. Nuko arahaguruka arasezera. Fleury aramuherekeza baragendana, ariko mu kugera kuri gate aho bari hari umuntu bahuye. Uwo muntu bahuye arababwira ati muraberanye, dore murareshya rwose, yaba ari couple nziza, muraberanye cyane. Fleury ku mutima yumva arishimye. Niko kubwira Bahavu ati ese wumvise ibyo uriya muntu avuze? Wumvise icyo avuze? Bahavu ati avuze ngo iki? Aravuze ngo turaberanye, ngo turareshya, twavamo couple nziza. Uko Bahavu araseka aravuga ati oya reka rwose. Nuko batangira kuba aba friend gake gake, batangira kuba inshuti gake gake mbere yo gukundana. Bahavu ati akimerekeza nabonaga ari umusore ugira amagambo make cyane, kandi nanjye byari ibintu nakundaga cyane umusore uvuga make, kuko nari nzi ko nihagije ku magambo mvuga. Ntabwo rero nari nkeneye undi muntu nawe ugira amagambo menshi. Ibyo byari ibintu binkurura ku musore, kuba ari umusore uvuga amagambo make, akaba ari umusore utuje. Byari ibintu rwose binkurura cyane ku musore. Ariko icyo gihe nabonaga ko ashobora kuba yankunze, usibye ko byari ibintu ntagombaga kugenderaho cyangwa kureba. Ariko mu maso nabonaga ashobora kuba ari nk'umusore wankunze rwose. Bahavu ati nibwo twatangiye kujya tuvugana tunaba inshuti. Byafashe igihe kingana gute ngo Fleury abwire Bahavu ko amukunda? Fleury ati burya mu rukundo ntabwo biba byoroshye. Ati buriya byamfashe igihe kinini ngo mubwire ko mukunda. Twabanje kuba aba best friend, cyangwa twabanje kuba inshuti zikomeye. Turamenyana, amenya aho mba, amenya abo tuvukana, hanamenya ko ndi umurundi mvuka mu gihugu cy'u Burundi. Nkamenya ibyo nkunda, nkamenya ibyo akunda. Ese ni irihe bara nkunda? Ni ibihe byo kurya nkunda cyangwa ni ibihe byo kurya akunda? Muri icyo gihe nyine cyo kumenyana
Fleury ati naje gufata umwanzuro wo kumubwira ko umukunda kugira ngo hatazagira n'undi unanga kumubwira ko amukunda, nuko nza kumubwira ko mukunda. Fleury se yamubwiye ko amukunda hashize igihe kingana gute? Fleury yabwiye Bahavu ko amukunda hashize igihe kingana gute? Fleury ati nabimubwiye hashize igihe kingana n'amezi 3, ariko namajije kubona ko noneho communication yanjye nawe imeze neza. Fleury ati kumubwira ko mukunda ko twakundana uretse kuba turi aba best friend, nkamubwira ko mukunda cyane, ko tukagira urukundo rufite intego, ko yazambera mama w'abana banjye nanjye nkamubera papa w'abana banjye. Numvaga ari cyo gihe cyo kubimubwira kuko naramukundaga cyane. Ati Fleury nubwo namubwiye ko mukunda, nta gihe twari twashyizeho cyuko tugomba kubana, kuko icyo gihe nta bushobozi nari mfite na buke rwose. Fleury yabwiriye he Bahavu ko amukunda? Yamubwiye ko amukunda basohokeye ahantu muri resto, nuko nyuma yo kuva aho muri resto aramuherekeza bamarana umwanya munini cyane, birangira amugejeje iwabo ku irembo kwa Bahavu. Bahagarara igihe kinini bavugana ku by'urukundo, bavugana kuri iyo nkuru yari yamubwiye amusaba ko bakundana ubuziraherezo. Bahavu ati namubajije ibibazo byinshi cyane ngo numve koko nimba ari seriye. Ati ariko na mbere y'uko ambwira ko dukundana, mbere y'uko abimbwira ibi byose, twajyaga tuganira ibijyanye no gusenga, tukaganira ibigendanye no gukunda Imana, kubera ko uyu Bahavu icyo gihe yaririmbaga muri kohari. Fleury mbere y'uko abwira Bahavu ko amukunda, mbere y'uko banahura, Fleury we ngo yumvaga azashaka umugore w'umuzungu, yumvaga rwose azabana n'umugore w'umuzungu. Ati ariko birangira nshatse umudamu w'umwirabura, atari gusa n'umuzungu, kubera ko uyu Bahavu ni inzobe cyane nubwo ari umwirabura. Fleury ati numvaga kandi nzashaka umuntu ukunda gusenga cyane, wubaha Imana kandi wubaha n'abantu muri rusange. Ese Bahavu yabyakiriye ate? Fleury akimara kumubwira ko amukunda. Bahavu ati nabyakiriye neza, ariko nsigara nibaza utubazo twinshi, ariko nkumva mufitiye impuhwe. Mu by'ukuri mwemerera ko twakundana? Ntabwo nabimwemereye gutyo gusa, ahubwo numvaga mufitiye impuhwe, kuko wabonaga ari umusore ufite inzozi nyinshi, ufite ibintu byinshi ashaka kuzageraho. Ariko kwa ko twari dusanzwe turi inshuti, nkumva mufitiye impuhwe, just nyine gutyo mbyemera, ariko kandi kubera impuhwe nyinshi numvaga mufitiye. Se niki Bahavu yagenderagaho kugira ngo ahitemo umuntu bazabana? Bahavu ati yagombaga kuba nsumba, yagombaga kuba yirabura, ikindi kandi yagombaga kuba afite inzozi y'ibyo yifuza kuzageraho. Ati kuri Fleury namuhisemo ko nabonaga ko yari afite inzozi nyinshi z'ibintu yumvaga ashaka kuzageraho, byinshi kandi byinshi cyane. Bahavu ati icyo koze Fleury ambwira ko ankunda, numvaga asekeje cyane, akambwira ngo nzamubera mama w'abana, ngo nzamubera umufasha w'ubuzima bwe bwose. Nkumva cyane mufitiye impuhwe, ati nkumva cyane mufitiye impuhwe rwose.
ese uyu Bahavu yaba yarakunze Fleury ari muntu ki? Fleury ati nta kazi nari mfite icyo gihe mubwira ko umukunda, nta kazi nari mfite kuko nabaga muri ghetto, twabaga muri ghetto nini ariko buri muntu wese akagira waba, twajya kwishyura inzu twese tukishyurira hamwe. Nari ndi mu bihe bigoye, ati nari ndi mu bihe bigoye kandi cyane, ariko bimwe byo kwihagararaho kw'abasore, kubera ko namukundaga numva ari cyo gihe cyo kubimubwira nubwo nari ndi mu bukene. Bahavu ati uretse amaproje n'inzozi yabaga afite, yabaga yaranditse ku mpapuro, nta kindi nabonaga afite, hatumenya ari nayo mpamvu numvaga mufitiye impuhwe rwose. Fleury ati icyambere ni ukumushimira kuba yarabyemeye akemera kumbera umugore mu bihe bitari byoroshye, mu bihe nari ndimo rwose bitari binyoroheye, kandi yari umukobwa mwiza mu buzima nari ndimo bwari bugoye. Icyo gihe nta kazi nari mfite kuko hari ikiraka nari maze iminsi mfite, icyo kiraka kiza kurangira. Mu by'ukuri nari maze igihe kingana n'amezi 6 nta kazi mfite. Fleury ati nabaga muri ghetto, nari mfite twa dutebe bazinga, mfite materano, nta gitanda nagiraga. Ati oh my god, nari mbayeho mu buzima bugoye kandi cyane. Icyo nabwira Bahavu, icyo nabwira umudamu wanjye nuko namubwira ko mukunda, ndamukunda kandi cyane. Atibaze ko yajyaga nzanira ibyo kurya bitetse abikuye iwabo. Bahavu ndamukunda cyane. Ati urukundo rwanyigishije byinshi, urukundo ni inzira ndende kuko abantu baca muri byinshi, ariko kandi urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose. Ati urukundo rwanjye na Bahavu narwigiyemo byinshi, harimo kwihangana. Ati atihangana ubu ntabwo tuba tubana, ntabwo aba ari umufasha wanjye kuko hari benshi bamushakaga kandi bari batunze. Ati bajyaga bibaza ngo ese uwo mugore mwiza ujyanye uzabona imodoka yo kumuha, uzamwambika, bibazaga byinshi. Ariko urukundo rwizera byose kandi rukihanganira byose, twigiyemo byinshi. Yaramfashije cyane Bahavu muri uru rugendo rw'urukundo rutari rworoshye rwanjye nawe, kuko harimo inzira nzitane nyinshi. Ariko urukundo nyakuri ruratsinda. Fleury ati ndamukunda kandi ndamukunda cyane ubuziraherezo. In God we trust, amen. Ati twe twizerera mu Mana kandi cyane. Ni nayo siroga bakoresha ku muntu ureba ibiganiro byabo bakora kuri YouTube channel yabo. Bati in God we trust, amen. Twe twizerera mu Mana kandi twizerera mu Mana cyane. Wakoze gufata uyu mwanya maze ukabana natwe. Nje wumvaga ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section. Ariko kandi icyo mpora nkwifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zawe. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kuri hano Niyonkuru Media kugira ngo tujye tubana nawe.